ko ndimo ndavugana n'inyeshyamba ishaka ngo tuyumve ibigwi yego leta ndayandikira ikantuka yego urumva generali Kege mushiti wanjye ndamwandikira akambwira ati ibyo byihorera useka neza nuseka nyuma abantu barakibuka icyo gifaransa nkivuga n'ibindi ibyo rero yaba leta yaba buri umwe wese arashaka kwivuga ibigwi ariko iyo mpagazaho ngewe amaso yanjye areba ndavuga nti abantu bariruka ingabo za leta ziramanuka indege ituruka ibunaka yaje irarasa nubwo ntabasha gusobanura ngo abapfuye ni bangahe ariko habayeho kurasa kw'indege bituruka kuri leta hari imbunda nini zirarasa leta iyo situation kuba rigiye wiyivugira urabizi we nk'umunyamakuru cyangwa n'abandi badukurikira uri muribaza umuntu yarimo gusobanura ubushakashatsi yakoze n'usobanura ubwo bahaye kopi abantu ntabwo baba bafiringa kimwe ba Dr baranyumva yarimo gusobanura uzi kuba usobanura igitabo wanditse bivuye mu gitekerezo cyawe utarimo gukotinga undi mwanditsi uwo ni Scott akimaruka avuye hariya umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe, ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 34 ikaze mu kigali inkuru yanjye, ikaze muri inkuru yanjye murakoze ahantu ngiye kuvuga reka mbikwiyoreye ikaze by'umweko hano kuri ofisi ya Scovia Mutesi. Scovia ufite ofisi nziza d'abord. Merci beaucoup. Ni ukuri hateye ubwoba, ni heza cyane. Oya hateye ubwuzu. Hateye ubwoba barahunga. N'abandi bazaze hateye ubwuzu ntabwo hateye ubwoba. Biteze. Sava? Nishimira gukora ikiganiro nawe bitari uko harimo ariko nishimira gukora ikiganiro nawe. Kubera si uri umuntu usetsa, uri umuntu uri reka mvuge mu gifaransa avuga ngo akeyande, wakira abantu nyine n'urugwiro. Murakoze. Urabisanga mwe cyangwa? Ubundi kintu ubuzi kusanga ni nk'abantu bavuze ngo uri muremure cyangwa urirabura. Kuko biba bifite igipimo. Ibyo bindi rero simbizi niba mbisangamo. Ntabwo ubizi niba ubisanga. Ariko we niba wabibonye ubwo nibyo. Oya ariko niko bimereye. Nese ko ukigira amafaranga menshi byanze kuza ukagira ubustar ariko ugakomeza kuba kuri cya kintu nakwita ko cyo guca bugufi. Sibyo ko nta n'amafaranga mfite Mr. Mukuri umuntu uyafite ampeho ayafite. Ariko make dufite urabona nk'ubu nk'ibyiciro by'ubudehe bavuze ngo nibura umuntu ushaka kubona ibintu by'ibanze turabibona mu buzima kandi turashima Imana. Ariko ntabwo ntekereza ko guhura n'umuntu yagusuzuguye cyangwa ari hejuru bifitanye isano n'ibyo atunze. Oya bifitanye isano n'uburere. Umuntu kuba bavuga ngo runaka ngo azi kwiruka wenda akina nk'umukino wo kwiruka n'ubusanzwe abasanzwe abizi ahubwo tutaramenya niba abizi. Nuhura n'umuntu akwirataho rero ujye umenya ko n'ubundi yirataga ahubwo yari yarabuze ikibuga bikoreramo. Umuntu ugeze agusuzugura ukavuga uti uyu muntu kudaciye amazi kubera iki? N'ubu baransuzugura kandi akagusuzugura nyine atari uko wenda hari icyo yakurushije ariko niko yisanga. For example ninjiye ku ofisi nje kwaka serivisi wenda usibye ko abantu hari ukubona akabona arakuza abantu bose bakuzi cyangwa bake bari aho bigatuma wenda habaho guhinduka ariko ukabona uburyo umubyeyi yaraje wenda aramubaza ibintu kuko ibyo anamubaza ntibibaho. Ariko umuntu uko yaje kwaka serivisi igisobanuro nuko ari wowe uyizi wowe uyitanga akamusuzugura ukumva aramubwira ngo kuki mutumva. Hari imvugo nyine ubundi zidakwiye umuntu hitaye ku cyo arimo gukora kuko umuntu ushobora kumusobanura ukamubwira uti ibintu ni bitatu ugomba kuba ufite ugomba kuba ufite iyo utabifite ubisaba iyo hano utemerewe kubibona urataha. Ariko tujye ku giti cyawe wigeze usuzugurwa wumva urabaye byatari. Hari indirimbo abarokore bajya baririmba ngo umwana wanjye nubona isi gukomeye amashyi bakakwita ukomeye. Iryo sengesho washengaga ngo Imana igukize uzaryerekeze ku mihana y'abaturanyi kuko nabo hari igihe baba bari muri icyo kibazo. Uyu munsi ntawe ariko ntawe mvuga ngo uhari nateganya dusubize amazi inyuma baruta bonze uyu munsi bagusuzuguye
cyane. Uyu munsi iyo mpuye nta nubwo bansuzuguye ahubwo mfite n'abatarankunda bambwira ko bankunda. Isi rero ntabwo ikunda abantu kuko ibakunda, ikunda ibyo dutunze. Abaporoso turavuga ngo ntabwo ari ibyo uriho ni Kristo uri muri jye. Iyo Kristo ari muri wowe rero abantu baragukunda. Iyo rero Kristo ataraza ntibagukunda. Kristo w'abantu mu isi bamwe na bamwe ni amafaranga, ni ijambo, ni izina, ibyo rero iyo umaze kubyegeranya abantu bose baraza. Hari uwibuka ko uri akavuga ati uyu mwana ni uwo kwa Nakadi, izina rya so bakaryibuka. Wewe uyu mukobwa disi asa na nyina, nyina burya yageraga imbaduko, n'abantu bagatangira kumbwira isano mfitanye na mama, kandi hari igihe nari mfite amatsiko yo kumenya uko mama yari ameze, bakabimbwira ntabibaje igihe nabibaje batarabimbwiye. Iyo niyo si dutuye. Icyo gihe iyo utekereje wumva utanze umuntu? Ntabwo nanga umuntu. Ejo nakoze Twitter kuri hando Twitter yanjye Scovia Mutesi, ubwo narebaga uyu mudamu Sifura Salima Mukansanga afunga rasezi inkweto za perezida. Rero ndavuga ngo nubwo isi itakwemera, sibyo, ibihe birasobanura ibintu kabisa. Nubwo abantu bamwibuka epfi batazi kari iyo ni gufunga, abandi uzi ko abantu bajya batera urwenya bakavuga ngo shango sinafungura n'udushumi tw'inkweto, none waradufunga. Icyo nicyo gisobanura kibihe. Aburiya sinya nanga abantu. Abantu naba mbahoye ubusa kuko isi niba twaza igitugu. Ntabwo njya nanga abantu. Nshobora kuba ntakora byiza bakunda, nshobora kutabakunda urukundo rushyitse, kuko muri iyi si nshobora kuba hari nk'abantu mba numva nkwiye gukunda, ariko nkumva nyine ntabwo ndabona igihe cyo kubakunda ibyo nkwiye kubakunda, kuko mba numva nyine mba numva umuntu nakunze hari uburyo nkwiye kuba mufata. Narwana ishyaka, gera dushobora kuba abantu bakumenyera ukora ibiganiro, uri umunyamakuru wa RTV n'ibindi byose, noneho bugacya atari ko bimeze. Dushobora guhura n'abantu nkashaka ngo abantu bakomeze bamenye ko gera ari bo bahoze bazi, kuko nzi ko nibamenye uwo uri we isi irakugwira. Nshobora kumva umuntu isi ivuga ko ntacyo yamara, mu gitondo ukabona afite icyo amaze, kuko dufite ingero z'ibishoboka n'ibifatika. Kuko aho usanga umuntu ku buryo umuntu akubaza ngo burya se ngo washoboraga. Iyo abantu batangiye kukubaza ibyo bibazo, ujye umenya ko igihe gitangiye gusobanura ibintu, kandi nta mbaraga zindi ushyizemo. Ariko gukora akazi kawe ugakunze utuje. Ntabwo navuga ngo nakwanga umuntu kubera ko atankunze mu gihe nari nkeneye urwo rukundo, sinavuga ngo nakwanga umuntu kuko atahagaze mu nshingano nari mukeneyeho. Gusa nzirikana uwankunze igihe isi yose yafataga nk'udakunze. Wowe ndamwibuka. Umwibuka ukora iki? Hari igihe mba mfite icyo gukora, hari n'igihe ntacyo kumukorera mba mfite, ariko ndabizirikana. Ukanabimubwira inshuro nyinshi ndabivuga. Mfite mukuru wanjye njya mvuga ko hari byinshi yaretse mu gihe cy'ubukumi bwe, mu gihe abandi bana, kuko yahoraga afite imirimo y'ababyeyi kuri twebwe. Abandi bakobwa ibyo bagiyemo bangana nawe, wakaba afite imirimo yo gukorera abana. Arareba ko naciye inzara, afasha papa kureba ko turiho, imyitwarire yanjye iramutera inkeke, n'iy'abavandimwe banjye twese turi abana. Yagiye kuvoma se umwana ko nyine nkavuga ngo umutima ukomeye w'uwo mukobwa muto wari ukwiye gutangira kwireba muri miruwari, akireba ubwiza, agasokoza, akajyana n'abandi, atabonye icyo gihe akabyerekeza ku bubyeyi. Abo bana barahari benshi ukuyeho na mukuru wacu. Uwo muntu rero ntabwo akomeye uyu munsi mu bakomeye twese tuzi, ariko abakomeye kuri twe, kuko wenda uwo munsi yatahaba haba hari ibintu byinshi byabaye mu gihe cyacu. Ntabwo tuba tuzi Scovia. I think so. Ahubwo ndemera ko ari nka 90% afatanyije wenda n'umubyeyi wanjye, ariko we akahaba buri munsi. Yagiye mu cyimbo cya mama utigeze utatekerezaga ko agomba kuba hari, akarwana iyo ntambara uko byagenda kose, niyo waba ntacyo wamukoreye. Uriya muntu aba akomeye kuko yafashe ukuboko mu gihe isi yose kurekuye. Usanga rero abantu muri iyi si rimwe na rimwe twanga kwemera ko twavuye aho hantu, ntabwo tuhemera, ariko hariya hantu nizo mbaraga. Urabona nk'ubu abantu barimo barandeba kuri kamera ntabwo bakureba, kariya kantu nako ukora ntabwo ari sawa, ko kujya werekana abandi wihishe, igihe kizasobanuka nacyo. Ariko abantu barimo barareba Scovia wambaye igikanzu cyangwa ishati y'igitenge, ariko ntabwo bazi urumuri rurimo kumurikaho kugira ngo bambone sani. Iriya kamera n'urimo kuyikoresha, amajwi yanjye akaza, mpagaze hano mwese mudahari ntiyaza. Ntekereza ko mu buzima bw'umuntu rero ukwiye kubutekereza izo mbaraga zindi zatumye uza kwitara twese tukakubona.
ni imbaraga nyinshi cyane kandi z'abantu batandukanye kabone nubwo waba ufite bakeya wibuka ariko zirashamikiranye. Iyo ufashe izo mbaraga zagufashije ariko ukabona n'izindi zagiye zigusubiza inyuma, hari n'izakubwiraga ziti we ntabwo wabishobora si ikibazo cyo kutanabishobora. Hari imvugo abantu benshi bakoresha zica abantu intege, ntacyo uzimarira, ntacyo uzakora, ntawuriwe, nturinde nande. Abo bose iyo igihe gisobanuye ibintu isiragwa kuri bo. Gusa genda avuga ngo waba yaratekereje ko yabimbiye atyo cyangwa n'undi ntibikwiye gutuma yiheba, ahubwo akwiye noneho gufata ati najyaga mbwira Scovia ko ntacyo yamara nk'ubwe kwimarira, ntacyo azamarira abandi, ntacyo yamara, mbese akagufata nk'umuntu akavuga ati ariko nubwo ibyo nabivugaga cyangwa nkagira akwiye kugufata ukabigitaba akavuga ati nubwo namugiraga nubwo habaye nubwo hakozwe ariko we yaranze. Buriya igitabo buriya ndagikunda, n'aba bantu mutajya mujya gusenga mujye mugisoma nk'uko dusoma ibindi bitabo kuko habamo inkuru. Urabona zahabu uyambitse ingurube hano kwa kundi niba bazita kurisha cyangwa kujya sinzi uko ingurube babyita, iri mu byondo iriya zahabu ntabwo ushobora kuyibona, ariko urwondo ruvuyeho akantu gato hakagira urumuri rukubitaho ya zahabu iraka. Iyo yatse rero hari ubona kwaka kwayo akajya kuyikuramo, iyo yogeje rero akayikura ku zuru ry'ingurube akayambika izuru ry'umugore mwiza iraka. Uwo muntu rero uko wakora kose iriya zahabu iyo hari urumuri rukubiseho iraza. Mvuga ngo uko waba warabikoze kose ntigutera kwiheba, vuga uti wenda nabonaga ntacyo ariko wenda amagambo yanjye mabi yaguteye uburakari bituma izahabu yawe izuba rirasa. Ntekereza ko nta muntu udafite icyo amariye umuntu, umubi umwiza bose ni impamvu ikomeye yo kubaho kwawe. Bose baratwigisha byanze bikunze. Scovia, mu minsi yashize no muri ino minsi mbona ku social media umuntu uri gutrendinga utuvideo, ninde wavuze ibi ni Scovia, ninde wavuze ku mugore ni Scovia, ninde wavuze ku by'umujyi wa Kigali ni Scovia. Utuvideo twawe cyane cyane ukora mu biganiro byawe hari nko kuri Scovia Mutesi, naho nabonye channel yawe nshyashya, iyindi yo barayizi Mama Rwagasabo. Abo ko batajya bajya bande abo bose baba bavuga ngo bayizi bati kwa Scovia ko mpezeyo nta bantu ufite nishwe n'ibumba. Scovia Mutesi nabonye itangiye kuzamuka nayo bayite barimo baraza cyane. Utarajya gukora subscribe agiho hamwe ushaka kugira ati iriya niyo umuntu yitiriye nya Scovia Mutesi nayo kora subscribe. Rero ngarutseho gato cyane, iyo ubona utrendinga kuriya ugasanga mu matelefone y'abantu harimo utuvideo twa Scovia Mutesi, mu WhatsApp y'abantu Scovia Mutesi, muri za Instagram Scovia Mutesi, yenge gushiduka muri telefone yanjye mbona Scovia Mutesi nk'icuri igihumbi. Biri bintu bifata gute ariko nanone uhuze naho wavuye? Icyambere kuri jewe n'amahirwe y'akazi kanjye, ariko ni ibyago bifite amahirwe y'akazi kanjye, kubera ko guca mu mujyi umuntu akavuga ngo Scovia mutakuranye mutiganye mudafite icyo muhuriyeho, telefone z'abantu status hariho wowe, iyo urangaye kuriya kwamamara kwawe usa nko kwaka kw'inzu y'ibyatsi rakaburya ushobora kujya kuzana kizimyamwoto ugasanga n'ivu ryazimye. Kuvuga ngo kuriya abantu bakunze bakuvuga ibintu baciye ibintu byose bya bindi byose uzi yaba kuri igihe cyangwa iyo urangaye nimuka kwawe kungana na kuriya kwamamara. Ndabikunda kuko mbanza kuvuga nkavuga ngo ahari navuze ibyo abantu bari bakwiye kumva, hasigarana impungenge zo kwibaza ngo byari bifite icyo bimaze. Noneho komenta abantu bakoze nizo nkunda, zimwe na zimwe mbi, abantu kumva abakoresha amagambo atesha agaciro cyangwa gutuka cyangwa akurira ku byo wavuze ngo atuke undi muntu, cyangwa nk'abanatanze igitekerezo nk'ibivuga ku munsi wabo nkavuga ngo no abagore duhaguruke dukore, ntabwo abantu bakwiye kudutunga nk'abatunze amatungo. Nakoresheje ijambo inka ariko inka burya iritunga, iyo yakamwe ukagurisha amata yishyura umushumba ubwo ntiyitunze, ariko dufite amatungo adafite iyo yinjiza nk'injangwe, imbwa nayo burya injangwe iba mu nzu tu, iyo wakoze neza ntabwo ufite injangwe aba itunga utunze ariko ridafite icyo ryinjiza bishimisha. Ntabwo rero ari kumugora kwiye umuntu akaba afite wenda umugore azi ko adafite icyo akora akafata iyo mvugo yanjye yahamagariraga bagenzi banjye abagore guhaguruka ngo dukore tubone amafaranga dufashe imiryango yacu, akabitukisha undi kuko avuga ati sinababwiye ntubireba wewe ntiyabisobanuye. Icyo gihe ugasanga wa mugore barimo gutuka cyangwa wa mugabo batutse cyangwa umuyobozi wawe ari inshingano ku rwego rubi arandakarira, ariko ntabwo nakoze buriya butumwa ngamije ko hari ubwo ko busenyana, ahubwo nagira ngo n'uriyo wenda muze kujya inama sinajya mbikuga ntumva ko n'uyabivuze noneho umwungurana ibitekerezo byatuma ikisubizo cy'ijana.
iyo mbibonye ndikanga nguma gusaba Imana ngo Mana mfashe nkomeze kuba Scovia muri iyi si igusingiza igasasa imyenda buriya abantu b'abaporoso twarabatijwe turakomezwa agasantere kaba ariko nkita bazi muke mu ijambo turasenga cyane ujya no mu materaniro cyane no muri Mothers Union naho turababyeyi urumva umusozi yaciyeho bashashe ibitambaro bamuhetse ku mwana w'indogobe nawe yaciyemo bajya kumubamba iyo niyo si ibyo rero ndavuga ngo niba aba bansingiza isi ndirinduye nibo bamvugiriza induru mpagarara ku maguru yanjye abiri mvuga ngo Imana ibimfashemo kandi nanjye ngume kuguma ndi uwo ndiwe hahinduka ubukwe natahaga mbutahe ubundi nzi nk'abantu baza izina ryanjye kubera ko ndi umunyamakuru wenda iyo mba umuhinzi cyangwa umucuruzi nta wampamagara ibyo ntacyo bintwaye ariko nanone ntibivuga ngo wari unzi ndi umuhinzi. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri byiribanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye, abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 83 57. Ndi umunyeshuri ndi umwana mu rugo ngo mujugunye ngo niduhura yari umufundi tugahura arimo avuga ati turi ku ndege nambwa ati Scovia ngo nange kumwerekana. Hari akantu njya numva ariko nawe ngo uri umusitari, abasitari ngiyo muri nko mu mujyi ngo wanga kuva mu modoka ngo abantu batakureba bakaba benshi, kandi igihe baba bari abantu n'abakiriye banjye iyo bandebye numva uko baganira kandi ibiganiro byabyo bigize inkuru kumenya icyo dushobora gukora. Ntekereza ko ni ibintu bibi kuri jye ariko ni byiza ku kazi kanjye kuko menya icyo nkwiye gukora, ariko ndangaye niyo nkota yo kumenya. Niba ndi kubyumva neza uhorana ubwoba? Ntabwo mporana ubwoba, mporana impungenge, kandi umuntu utagira impungenge ubundi ni igisare. Yego, uhorana impungenge zo kugomba kuko ntagomba kuba kuko kugira ngo ubundi umuntu uri hejuru yaguye niwe uvunika cyane. Kurusha mu mutima Scovia niyo mfite niyo mfite kuko ndeba isoko nkahekenya ku mwumbati ngo numve ko usharira, kandi ngo basitari nk'imirayo avuga nawe mwumbati urasharira ati nuko uje kuvuga nti ndebera uwo washyize mu mufuka nawe nkahekenyaho. Mfite amahoro yo mu mutima menshi kuko nshobora kugira bike mu byo nkeneye nabyiha. Ni amahoro yo mu mutima, icyo ni icya mbere, kuko iyo hari ibyo wifuza utabona amahoro y'umutima arabura. Icya kabiri, kuvuga ngo ntinya kugwa, ntabwo ari uko ntinya kugwa ariko umuntu udatinya guhomba acuruza, umuntu udatinya gutakaza ubuhangange bw'akazi ke, ubuhanga abantu bakuzi. Tukuzi uri dogiteri mwiza uvura abana, none ukumva ngo ntubifate nk'aho utinya ko mu mujyi hagomba kuza undi muganga uvura, wowe bakakwita umusinzi ugasigara utakivura. Iyo udafite izo mpungenge uba ufite ikibazo. N'izo mpungenge mfite, ariko bivuze ngo bigusaba gukora cyane umwuga wacu nk'uko ubizi. Yego, ndaruhuka ko hari abo duhurira mu bukwe, ku rusengero se. Icyo gihe rero ntabwo mba ndi ku kazi. Nubwo abanyarwanda bagira imvugo, ukubonye wese akabaza ati nkuru utaraha ni bwoko ki? Niyo uje gusenga, uje mu gitaramo, ntawe ukumva ko waje gutarama. Nahuriye n'abantu muri ihuriro ry'abasore n'inkumi, ariko ubu bamaze kuba n'abantu bakuru barokotse. Ni Nyamata turashima, bari bagiyeyo JR turashima. Aravuga ngo waje mu nkuru ntoya, muzi rero ngo nimwe mugira ibyo mushima mwewe, nanjye ndabifite.
rero nkajya mbwira Rugasa ati siko bashimye wenda uyu mwana wanjye aba yitwa nka Gaterega n'amazina y'Abagande Kamwanyi ariko nyine nanjye ndashima ko ntabyaye abo bana utabyaye ba Besike simbyara abo nkabyara abandi bafite andi mazina kubera ko ndi mu gihugu rero ubuzima ndaruhuka ndakora ariko dushaka ngo dukore amasaha menshi dukoresha imbaraga z'umubiri fiziko dukoresha ibitekerezo kandi duhora dufite gushishoza kwibaza ngo iyi nkuru ugiye kuvuga iramara iki mu nkuru ukora nta nkuzi gutera ubwoba kuko uti iyi ndayisohora koko ubundi inkuru inteye ubwoba nkavuga ngo iyi ndayisohora icyo gihe ntabwo nirirwa nyishaka kuko inkuru ndi butangaze nabihagazeho ishaka nta bwoba inteye ubwoba rero sinirwa njya kuyishaka ari benshi cyane rero ngoye nk'urugero umuntu benshi duhuragiye bamaze Scovia bitewe n'ikiganiro twakoranye bazi ko nawe tuziranye Scovia abantu babyumve neza njye nagira ngo tuziranye icyo cyo ko tuziranye bamaze ngo Scovia noneho hari uwigeze kumbaza icyo gihe yari i Kanombe ariko ngo Scovia barasa umwihanguza cumu icyo kintu ibyo ari byo byose wenda ntabwo waba utaracyumva wowe bitewe n'uko ndacyumva ariko nkubwira uburyo ntumvamo hari ibintu bibiri kanguha urugero ku mbuga nkoranyambaga maze iminsi hariho wakunda abantu banyataka bakantuka n'ibindi umuntu akugira inama ngo wamugorotse no nkajya ntera urwenya ntimujya mwibuka ya mbyino ya wa mugabo uririmba magi ngo indi uriyivuza yitaba n'ingoga akayihururana n'ibindi byandi byose bavuga byabo ndibaza ngo nimboroka uyu muntu ndabamusize mu kibuga ankoreraho ibyo ashaka ntahari kandi buriya muri kamere yanjye ntabwo nshobora kwemera ko umuntu antera icyuma mu bitugu umuhunga oya tugomba kuba turebana avuga ngo ndahaguye cyangwa se ndaharokokeye hamwe ntabwo mugoroka abandi bakavuga ati ntukajye umusubiza ntashobora niyo ntamushubije hari ababyumva bakagira ngo ibyo avuga ni ukuri rero ndabasubiza ubwoko bwose uko baza bameze bose hariho ejo nk'iyo twita bari bayishingiyeho batuka Salima n'ibindi nkaza nkagira ibyo mbabwira ntabatutse hakaza rero abashinzwe gutukana nabo bakabantukira hariho abantu bazi gutukana pe bakora bari abantu usaba i Rwanda umuntu utukana ku rwego rwose hari ukuntu ujya guhangara nk'umuyobozi cyangwa igitekerezo runaka wenda ukakivugaho wenda ugasanga utanze igitekerezo benshi baba batinya nko gutaha niyo makuru ufite benshi bakavuga bati Scovia ni umwihanuzacumu kuko ubona utari umwihanuzacumu oya icya mbere n'ubu sinzi niba nushe narakikubwiye abantu nibashaka bemere ko RPF nk'ishyaka riyoboye igihugu uyu munsi barakuze bitandukanye n'94 bafata ubutegetsi batazi ngo warokotse ninde wishe ninde wapfuye azashyingurwayo mu bihumbi 2000 batazi ngo ninde uri we perezida aba bantu bahunguka bava Kongo bava Bugande n'ahandi bose aba bantu turabahuza dute bitandukanye amategeko y'u Rwanda avuga inshuro nyinshi bitewe naho igihe kigeze kugeza nayo mwitangazamakuru icya mbere niba ndimo kuvuga ko abazunguzayi umujyi wa Kigali bakwiye kuzunguza kuko umujyi wa Kigali utarababonera aho bashyira icya kabiri umuntu ushaka icyari ni nk'amazi atemba ntabwo ushobora kuyahagarika utayahaye inzira ngo uvuge uti n'aya mazi agiye kujya mu nzu ngo ujye ugumuyasunika ariyegeranya fayina akagusangamo uwo niwe muntu ushaka imibereho icyo kintu nimbivuga mewe uyoboye umujyi Rubingisaga Remera agasanga bariruka mu kanya gato ngo umudasarwanye n'umuzunguzayi abantu batangiye twese abanyarwanda bubaha inzego z'umutekano abo bazunguzayi batangiye kuzubahuka aba bantu batangiye kubahuka batangiye kuba babi kuko leta ikwiye gukoresha imbaraga zihuta zo gutuma abantu batamera kuri iyo uwakoze ikosa bakarimuhanira ariko n'urimo gushaka imibereho bakamufasha kuyibona kuko nicyo kuba umuyobozi bimaze ibyo bintu kuba navuze Rubingisa mu izina ubwo ibyo bintu bigize icyaha nzajya mu rukiko bandega kumuvuga abazunguzayi n'umucamanza uri bumburanishe nawe yabaciyeho ni ukuvuga ngo ikibazo ni ukumenya ahubwo abantu baba bikeka abantu ntabwo baba bari fiyeri yuko icyo barimo gukora gifite icyo kimariye abantu gifite icyo kimariye igihugu sibyo kuko njye nta mutima mubi mfite ntacyo nirega iyo ntacyo nirega ku kintu ntazi ko ngamije nabi ndagikora pe amategeko niyo yaravuze ageze mu itangazamakuru iby'inzego z'umutekano n'iperereza papa bya bindi kubivugaho bisaba ubushishozi bakabisurinya bakakubwira naho ubibaza ibyo rero koko numva ubushishozi no gusurinya no kuzabaza umuvugizi w'igisirikare ndabireka abakomando bakazabyivugira
kuko urumva ikibazo ariko ibisigaye navuze ibintu bitaravugwa n'undi muyobozi. Ese iyo twabicecetse tukabyara gutya, perezida iyo yinjiye muri sare irimo abantu bakabivugaho nta bibazo aho ibibazo, none se kuko gushoye mu nteko yabwiye abantu ati ntabwo mumpa amakuru nyumva n'abaturage abayobozi mutayampaye. Yewe ako kazi yaranyangaje, ubu amakuru ndayavuga nayo batamubwiye ngo nye nyamubwire. Ibyo bintu ntabwo bikwiye kwitwa, ahubwo abantu bakora ikintu ndi bwite ngo nanti campaign yo kuguma ngo n'umwihuzi ateye ubwoba uriya muntu. Izo mvugo zose zigamije ko n'ibizima wakoraga ugende ubihunge. Icya kabiri wabwirwa n'iki niba bavuga ko ndumwihanduza 10 n'iki n'ibiki byose, kandi ubwo uwo bavuga gutinya ntabwo barimo kuvuga ko nkwiye kuba ntinya leta, oya nkwiye kuba ntinya meya w'umujyi, kandi meya w'umujyi baramusimbura iriya nziciyemo abantu ibihumbi n'inyuma hari ibindi, ni umukozi nk'abandi. kujya ushaka ngo tumutinye ntitumubaze inshingano. Icyo nemera usibye n'umuyobozi n'umuntu wese nkwiye kumwubaha. Iyo mvise ikintu nk'icyo ngicyo barakwita gutyo wumva uwo udafitemo ubwoba nta na rimwe. Reka rimwe mfite ibintu muri iyi si ntinya ikintu gishobora gutuma umubyeyi wanjye anyita izina kandi akambwira ati nuko nkubona, undi kabone nubwo cyaba atari cyo, ariko kuko ariko yacyumvise nkifata nk'ukuri. Mfite undi muntu wa kabiri ntinya. Impamvu umugizi wa kabiri, umubyeyi ntacyo nakora ngo muhunge, sinabona aho njya niyo nava nkajya hisi irangirira ngenda ari umbyara. Kumuhunga rero ni ugukora ubusa. Undi wa kabiri ni leta. Leta yabyutse nubwo ikintu naba nakivuze biri mu buryo bwiza ariko ikagifata nabi, nkireka nkaho ari icyaha kizira, kubera ko nayo nayo nayihunga nkava nkahunga nkabirinduka. Niyo nagenda bakampa pasiporo z'ibihugu byose, niyo bampindura uruhu, jewe n'umutima wanjye amushuwa ko mvuka ino ndi mwene runaka niganye na Gerard tugakorana, ntacyo wakora ngo mbisige. Abo bantu bombi abasigaye bose rero ni abatwirukankana, umuvuduko wabo umaze kuba mwinshi leta ikabanyamururaho, hanyuma bigakomeza abandi murimo mu nsengero amasengesho mabi, papa kansengera ati umwana yanjye ndindira umwana. Ubwo abasigaye bose turaserera. Usundi ugira ubwoba? Umuntu utagira ubwoba atagira ubwenge. Icyo bisobanura ubundi kikubwira ko umuntu yagize ikibazo cyo kurwara mu mutwe cyangwa ari umwana. Ntabwo gututse ariko oya n'icyo usobanura. Iyo umwana muto adafite ubwenge, ubwoba bisobanura ko ubwenge bwe butaramubwira ikibi. Iyo umuntu mukuru rero adafite ubwoba aba yamaze kujya kuri tapi yo kurwara uburwayi bwo mu mutwe buri ku rwego ruri hejuru, ku buryo ashobora kuza akiroha mu modoka, ashobora kujya mu nzu ishya abandi muyihunga. Nicyo gisobanuro cyo kutagira. Abo utinya icyubundi? Ntinya leta n'umubyeyi. Abo ni abantu. Ikindi kintu buriya gikomeye, guseba kandi koko nkasebwa n'ikintu nakoze ndabitinya ubwanjye, naho abandi bose ibyo mwakora byose biriya bintu biba bisa nk'imvura igwa ku mabati, ntacyo akora ngo ujye muri MV3 twabonye amareportaje yawe yaciye kuri Mama Rwagasabo, aranatrendinga rwose, uri hariya hantu imbunda zivuga iki byose. Wa mugani ntabwo bya bintu byabiguteye ubwoba, wafashe umwanzuro wo kujya hariya gute? Cya mbere ni ukubanza kumenya abantu bariyo ni abantu barimo kurwana ntambara. Iyo wamaze kubwira ubwonko ko hari abantu bariyo bameze nkawe, icya mbere umuntu wese ufite ubwoba akabushimira ko atinya gupfa. Ntabwo ubwoba dukwiye kugira bukwiye kuba bushingiye ku gutinya gupfa, bukwiye kuba butinya kugushyira mu bindi byago, naho gupfa byo ntabwo bihinduka. Ushobora guparika imodoka zihenze n'izindi mu buryo muzima, ukayiparika nko haruguru y'umuhanda hari igezweho, niba zikiri za Range Rover n'izindi, ubwo ndavuga mu Rwanda, ukayiparika haruguru y'umuhanda ukambuka ujya ku yindi nzu kuko hatari parking, umunyonzi akakugonga tukagushyingura pe, ukava muri Range Rover ukicwa n'igare. Rero na hariya muri bariya abantu baba muri iriya ntambara hari umuntu bahize baramwirukankana. Uyu munsi abahema barimo kubirukankana babica, ni jenoside ikorerwa abahema ruguru, ntabwo ifite ijwi rinini kubera ko nta bene wabo barimo kubarwanaho nk'uko M23 ivugira abanyamasisi. Uriya muntu bakamwirukankana, isi yose ikamuhiga, umuntu akanga gupfa, hanyuma bugacya mu gitondo akaryama agapfa. Gupfa rero ntabwo ari ikintu umuntu ahunga, ariko ntinya gupfa, ariko si ukuvuga ngo ntinya kwicwa n'ibihari, kuko nyine hari ibyo nifuza kuba mu isi. Nyuma yo gupfa nta kintu kibayo, hari abantu bankunda ntakwiye gusiga bababaye, hari abo mfasha cyangwa nitayeho nkwiye gukomeza gufasha. Gupfa rero ndabitinya.
ariko ntabwo mvuga ngo hampagazeho hakwica vuba. Gusa nanone sindi umurwayi wo mu mutwe ku buryo ntareba ibyica ngo mbihunge. Nambuka umuhanda ntarebye ko imodoka iza ntwara imodoka nanyije umuvuduko w'inyuma y'umuhanda. Hari ibikorwa nkora biri nahariya rero kuhajya no kwibaza ngo ndi muri zone imeze ite. Abarwana bari mu birometero bingana iki, hafi aho ngaho abantu bahari situation yabo irasite. Ujye wari wabanje kuneka kugira umenye ngo urumva nageze aho barasa ku munsi wa kabiri, ariko nabwo mu by'ukuri usibye kuba narumvaga amasasu nkareba biruka mu bibaya n'ahandi, aho nari mpagaze aho narinze nkava nta kisa nk'imbunda cyangwa isasu cyaguye, ariko mbireba aho bijya. Bivuga ngo haramutse hari icyashoboraga gutuma kihagwa nashobora guhungana n'abandi bahari. Reka mvuge nti iryo courage, uwo murava mu ngo cyane cyane nk'umugore, reka ko no mu bantu niba mwaragiye muri kumwe n'abantu uri we mugore wenyine cyangwa no mu bakobwa, abagabo baje bansangaye ahubwo niwe wagiye mbere. Icya mbere natangiye ndi kuri zone yo mu Rwanda, ndeba nkurikira nshaka kureba situation y'abaturage b'u Rwanda, ndayikurikira ndayumva, nkumva ibyo bavuga, rimwe na rimwe bigize inkuru ibindi nkumva ntacyo bivuzeho ku nkuru. Nyuma impunzi zitangira kuzamuka, impunzi nazo ziza ziravuga ikinyarwanda, abavuga igiswahili nazo ndashaka kumva ibyazo. Mu kanya bati hano hepfo hararwana FDLR na FARDC nibo barimo kurasa M23 iri hejuru, uko abaturage bahasatira nanjye ndahasatira, turahasatira. Abaturage baba bafite inzira zemewe n'izitemewe, hari imipaka ngira ngo nk'ibiri iraho, abantu batangira kuyambuka, ingabo z'u Rwanda zirarinze. Ngira ngo uwo munsi gengeyeho hariyo General Mubaraka n'umugabo w'ingabo z'u Rwanda ku butaka, urumva imirwano yari hafi y'umupaka, yagombaga kuba ari shuwa ko ingabo wenda bafite uko babireba. Ari aho hari imirwano ikomeye, barafishe mu ndege, imbunda nini, ariko ubwo ndi kuri zone yo mu Rwanda aho batarasa. Bitangiye koroha, M23 ugeze mu kibaya ubona abantu abari bahunze baravuga ati bari bahageze nta kibazo ko twisubirireyo. Ibyo ni inkuru nkabikurikira, bavuga nti niba impunzi zivuga ko izi nyeshyamba zihageze zo ntacyo zitwaye, mpamagara umuvugizi wazo tukavugana, nkumva iyo situation, nkumva nta kidasanzwe, ninjira muri zone. Ariko dukwiye no gukora twibaza, nta wundi mugore wabonyeho wagiye hari intambara. Hari umugore njya nibuka mu ntambara ya Libya, ngira ngo namutagoma ajya kure icyo gihe, ariko tingaga iyo ntambara. Ni umwarabukazi, yari mu ntambara mbi. Byanavugaga ko hari amafaranga runaka imiryango ye yishyura ibintu byose, akishyurwa nk'uwaguye ku kazi, akagenda avuga ati ibintu ni bibi, ariko amahirwe menshi 99% arangana no gupfa, 10 ni ukugaruka, final aragaruka. Ngira ngo ari no mu bantu batumye tubona video ya Gaddafi n'abandi, yari uwarja ziratsinze n'abandi. Noneho nkibaza ngo niba abantu bo bari muri zone imeze kuri, noneho iyange irimo n'abaturage batangiye guhinga, n'iki n'ubu ngubu nuko mba ntekereza, nabarije inzira igeze nkumva kujyayo bizansaba iminsi, kandi nkibaza ngo iyo minsi nabishobora, aba n'ubundi nzajyayo tu uzasubirayo. Hari aho nzajya ntaragera, nkeneye kumenya ngo abaturage bari muri iyo zone babayeho bati, wenda sinzagiyeyo barwana, ariko iyo nzira ndimo ndayishanga ndebe ko nzayibona. Ikintu kiba gihari, waraharaye hariya? Turaharara nta kibazo, si impunzi ntizirara. Impamvu nekubaje nk'umugore, hari ukuntu byanze kuze, oya mu mpunzi harimo abagore n'abana, ese mbabaje kurusha abana bari bahetswe n'abandi, ariko uvuye mu mutekano ugiye ahantu hari intambara. Yego, rego usibye ko akazi ni nk'akandi. Ngewe icyo nirukankana n'imikoro na mugenzi wanjye Benjamin nkurikiye na kamera, kugira ngo amajwi n'amashusho tubibone, nanjye nze kuvuga ibyabaye. Ariko hariya muri iyo ntambara haba harimo n'abagore barwana, haba harimo n'abakuru baruje, haba harimo n'impunzi. Kufata rero ukavuga ngo ubu i Kigali hatarasaga ukagira ubwo se mbaye ndi umusirikare, nari uvuga ngo mvuye nsohotse muri Minadefu yubatse kuri iri mikonje, bateye indabyo, ugeramo ukagira ngo uri muri Edeni, bavuga ngo ntabwo noneho ndi bujye gutabara bibaye ngombwa. Ntekereza ko n'umwuga w'itangazamakuru niba uri muri studio, sobanura ngo ushobora kujya mu gishanga imvura yaguye, amazi aratwara abantu murakata urwondo, amasasu aravuga, impunzi, inkomere, ukwiye kuba wubaka umutima ukomeye, kandi imitima yacu ikomeye. Nicyo gisobanuro cy'ibyo dushobora gukora. Ubundi umenya ko icyo umuntu ashoboye kubera kwihangana. Hari umuntu wampaye ubuhamya arambwira ngo ashima Imana n'inkotanyi ko zamurokoye. Ndamubwira nti ibyo bintu ujye ubivuga ujye wongeraho ko ushima nuko Imana yaguhaye umutima ukomeye. Hari abantu bishwe n'ubwoba,
hari umuntu wavuze ati ntacyo nkihishira akava yakiyerekana. Uwo muntu yishwe no kutagira umutima ukomeye. Umutima ukomeye yavuga ati ndaguma mfate kuri iyi micata mu gifunzo nagani muri aya mazi by'umweru bibiri. Iyo mana n'inkotanyi zitabara zisanga urimo. Iyo umunyabwoba wari ku micata ugatwarwa n'uruzi. Ariko umutima ukomeye watumye ufata iyo micata cy'umweru. Ku buryo ure kuri micaca bagasanga intoki zabaye zaragagaye barafu. Ariko umutima ukomeye wakomeje gufata iyo micaca. Uwo mutima ukomeye umutima ukomeye rero buri muntu wese nta muntu utawugira. Ahubwo nyine icyo ukoresha umutima wawe urakomeye ku gihe runaka, wanjye ukomeye mu bihe runaka, ahubwo igihe duhitamo icyo ugiye gukora nibwo gukomera kwawe tubona. Ukimara kubona inkuru yawe uyibona urambutse usubira mu Rwanda wumvise muri umeze cya mbere cyari gihari ngera mugenzi wanjye twihutiraga kurekura inkuru kugira ngo abantu bazibone bamenye ikirimo kuba. Kandi nk'umunyamakuru nishimiraga ko noneho ntahamagaye umuvugizi ngo ajye ambwira ati twamanutse turazamuka turatambika n'abaturage baravuga cyane. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Niko ndimo ndavugana n'inyeshyamba ishaka ngo tuyumve ibigwi. Yego. Leta ndayandikira ikantuka. Urumva General Kege mushiti wanjye. Ndamwandikira akambwira ati ibyo byihorera useka neza nuseka nyuma. Abantu barakibuka icyo gifaransa nkivuga. N'ibindi. Ibyo rero yaba leta yaba buri umwe wese arashaka kwivuga ibigwi. Ariko iyo mpagazaho ngewe amaso yanjye areba. Ndavuga nti abantu bariruka. Ingabo za leta ziramanuka, indege ituruka ibunaka yaje irarasa. Nubwo ntabasha gusobanura ngo abapfuye ni bangahe, ariko habayeho kurasa kw'indege bituruka kuri leta, hari imbunda nini zirarasa leta. Iyo situation kuba rigiye wiyivugira. Urabizi we nk'umunyamakuru cyangwa n'abandi badukurikira, uri muribaza umuntu yarimo gusobanura ubushakashatsi yakoze n'usobanura ubwo bahaye kopi. Abantu ntabwo bafiringa kimwe, ba Dr. baranyumva. Yarimo gusobanura. Uzi kubusobanura igitabo wanditse bivuye mu gitekerezo cyawe, utarimo gukotinga undi mwanditsi. Uwo ni Scovie. Akimara kavuye hariya. Ugize gutya rero ubona inkuru yawe nimwe mu nkuru zaconyetse. Kwa kundi tukavuga ngo bagenda bahererekanya uduce duceya dutoya, bagenda bashyira kuri za WhatsApp, za Instagram n'ahandi hatandukanye za Twitter. Utaragera kuri icyo abantu ibice by'abadukurikira ibiganiro byanjye nuza no kureba n'ubu baracyabivuga kuri Twitter, abantu bamwe baba badashobora gutekereza mu munyamakuru n'iki. Batekereza ngo umunyamakuru ni wakoze inkuru yabo. Ni hari ubona bitereyemo urwenya nti nakoze inkuru ya Kangondo mvuga uko abaturage byagenze n'ibindi, muransingiza muvuga ukuntu ni igitangaza. Hanyuma mvuze ko FDL irimo kwica abaturage muri Kongo, murantuka murambwira mutaha bati ntimumureba asubiza hari ahatani munyita inyenzi. Noneho nkibaza ngo igihe navuga ko abaturage bari mu kaga Kangondo nari iki? Ngero tarabiyo ngiye. I know. Icyo gihe nari iki? Uwo muntu n'ubumba nshaka kwibaza ngo icyo gihe hanyitaga iki? Nari nabaye intera hamwe. Kuko umunsi mvuga ko intera hamwe zisha abantu yarababaye. Hanyuma igihe navuga ko Kangondo hari ikibazo yumvaga nabaye mene wabo. Ngewe ntabwo mfite ibara. Nshobora kuba icyatsi, nshobora kuba ubururu, nshobora kuba umukara, ariko nkwiye kuba mvuga ikirimo kuba ntitaye. Umunyamakuru nyine uri negra. Nubwo bigora. Kandi iyo bigeze ku kugitwara ubuzima bw'abantu amarangamutima ararenga. Nubwo twabivuga gute byagorana ko umunyamakuru yajya kuri mikoro akavuga ngo nubwo babisha ariko bari bakwiye gupfa. Umunyamakuru ntabaho. Uko byagenda kose ushobora guhisha iyo kote ko abantu barimo kwicwa, ariko avuga ngo hari intambara, hariho n'abagenda bapfa, ukanga kuvuga abari bo, ariko mu by'ukuri barahari. Dufite urugero rwiza rw'umunyamakuru Solange ya none 9 nyirango na 3 niba atari na 2 cyangwa umwaka ni wuzi. Solange uramukunda ariko cyane. Ni umunyamakuru mwiza kandi w'urugero ku bagore, abanyamakuru bagenzi bacu b'abadamu. Si ubwa mbere muvuze mu biganiro byinshi mvuga Solange ya none. Ndakubyumva.
baramubwiye bati tugende ukora inkuru bahageze leta iti yaya bati inkotanyi zamaze abantu Solange ati ko ntabumbura bati iyo urayandika utyo bavuga ati ntabwo nshobora kuvuga ikintu kitabaye mu gihe cy'intambara imeze kuriya muki ubwo nawe twamwita umuyahuzi ahubwo tumwita umunyamakuru ni ukuvuga ngo rero asobanura ibyabaye umunyamakuru akwiye kuba avuga ibihari byaba byavuzwe n'umukunzi ahubwo nanone ukagaruka avuga ngo inkuru irimo Gerard mugenzi wanjye kubera ko amarangamutima ari bunsinde inkuru nkagirika kuko hari amarangamutima gutsinda byagorana noneho ko njya mu rubanza nka reporting igifungo cy'umuvandimwe wanjye igihe cyose nubwo nyine byangora ibyiza rero ndanyaka uwo munyamakuru soso kugera hariya akabona ibintu atya akavuga ati no abapfu sinababona ni nako n'uwaje akajya muri mu bintu avuga ati gisimba beshya abaturage baravuga ko abantu bakavuga ko hanyuma njye ndimo ndabona ko ubundi inkuru ni ukwiza baravuga bakavuga ndabona ko Scovereka nsubira inyuma ho gato cyane ugize gutya ugiye hariya uzana inkuru byanze bikunze yaje ira trending cyane mu bitangazamakuru mu ma social media watunguwe n'iki ukimara gusohora inkuru yawe natunguwe icyo gihe nyisohora harimo ikintu cya mbere umutimanama nagize wo kuba bari abasirikare nifotorezanyije nabo aho bari mpisha amasura yabo siriyasi kiriya kintu n'ubu ndimo ngenda ntabwo nibaza impamvu nigiriye inama yo kubahisha ariko navuze ngo kuki uyu murwanyi ngomba kumwamamaza yewe icyo nashaka kuvuga ni iki ariko si ngombwa ko nerekana uyu musirikare icya kabiri uyu munsi bari abasirikare nifotoranyije nabo nta muntu bazi ko amasura yabo twarayahishe ariko icyo nashaka gusobanura nashaka kuvuga ngo impumvuba ndi kuri firidi kuko ifoto ubundi yavugaga kugira ngo habe itandukanye n'utageze kuri firidi ikintu cyari gitunguranye ni uburyo abantu babifashe mu buryo bubiri ibitutsi byari byinshi ku ruhande rumwe ahandi hari uguserebura mwese mukavuga mu wow Scovia abandi bakavuga ati mbega mana y'u Rwanda uyu mugore agomba gupfa uyu azapfa rimwe na rimwe abandi barambwira bati leta uraza kujyana ibibazo na leta haza si ibibazo na leta bishingiye kujya ati ni gute ujya hariya ahantu uri umunyarwanda ngiye ngiye gukora inkuru ngomba kubanza kumenyesha leta none se rega iriya zone mumbwira ndimo abanyamakuru b'abafaransa bariyo kuki wotagiye bariyo rimwe na rimwe baradufasha kubona amakuru nk'uko natwe tubaha ayandi ururimi ruvugwa ntibarwumva iyo turi kumwe arambaza nkamufasha nka mugenzi wanjye nkibaza kuki bigomba kuba bityo icyo kintu nicyo cyasaga nkaho gitunguranye ikindi abantu bakavuga ngo nimba andi mafoto abantu babizi simba kuri Instagram ariko ngiye kujyaho vuba ahangaha ni mutamfollowinga ndavayo hanyuma nabo barafollowinga none ngiye kujyaho vuba ariko ngo bashyire amafoto barandika amafoto gusa amafoto ubundi na caption ntoya amafoto ntabwo foto video short videos ariko bitari ibyanjye gusa washyiraho n'iby'ahandi cyane kubera ko nibisabiye izanjye BBC ziriho za Al Jazeera ziriho oya ndaje barita yaje waratinze ahubwo ndamanutse noneho abantu batizana n'andi mafoto ntabwo nagiye nitegura kwifotoza na kariya nagakoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabwo mbona bushobora kuba bufite risike ku basirikare ntekereza no kubahisha nsiga isura yanjye nicyo kintu cyantunguye rero abantu imvugo n'ibindi bintu ariko uko iminsi iyo kije hari n'ibintu nk'abantu uko biri kose iyi nkuru isohotse yiraza kubifite iyi nkuru isohotse yiraza kubifite n'ikiganiro cyawe ubu hari ibintu nzi biri buze biraza byanze kuvugwa bibera bite nabi cyangwa iyo utekereza ko utavugwa n'abantu bake hafi igihugu cyose neza cyangwa nabi byose biradiranja ariko ukwiye kuba utabitekereza nk'ibintu bikubuza gukora ibyo ukora ugasa nk'umuntu nyine wicaye mu modoka muri bo imvura ari nyinshi twese hanze tubona igwa ariko ntunyagira ntekereza ko kuvugwa ariko n'undi muntu wese bavuga ibyo bakuvugaho biri byo cyangwa atari byo kandi hari imyaka hari ibyo ukora ntacyo wakora ngo abantu bareke kukuvuga ariko nanone bisaba wa mutima wawe ni ukwemera nyine kuko ariko bimeze bwa mbere ntabwo watangiye utangiye kuvugwa cyane Scovia ibyiza cyangwa ibibi cyane cyane ibibi ntabwo ahantu wageze ko ibi ni ibiki ntabwo nzi ko kubimera ibintu bibi ngira ngo ni igihe hari hadutse inkuru hano nyuma ya Kangondo y'abantu nabo udashobora kumenya iyo bakomotse bafite platform zabo bikora nk'itsinda batangira bati Scovia bayikigarasha n'ibindi
noneho nkibaza ntubundi iyo bavuga ikigarasha baba bavuga iki. Umuntu wavuze ibintu bitagenze ni umuntu wahunze igihugu, ni umuntu urimo gukora ibyaha. Niyo mpamvu uko biri kose niba bavuga ngo ibigarasha byarahunze, abo ni abantu bafite ibyo bahunga. Ubwo ntarahunga buriya sindabacyo, ntabwo ndicyo. Usibye ko Imana y'u Rwanda kuko ari inyimbabazi sinka kibi none niteka. Iyo ntuzi ukumva ikaza icyari cyanteyemo impungenge cyari iki, naravugaga ngo bagiye kunyangiriza bizinesi. Kuko umuntu kuza kwamamaza mu kinyamakuru cyanjye abantu banyita iryo zina, ni nacyo cyatumaga ababivuze bamwe bari hano barazwi. Nari navuze ko ngomba kwitabaza inzego mu rwego rwo guhagarika kunyangiriza bizinesi. Naho ngiye kubinyita ntacyo byafekita bizinesi okay. Ariko niba umuntu ari butinye gukorana n'umuntu witwa umwanzi w'igihugu, deja bizinesi yanjye yapfuye. Ntabwo rero ibyo nabyemera. Kuko mba narayitangiye abantu mudahari, ntabwo nakwemera ko muyibyinamo uko bibonye. Kandi sinemera ko amategeko ashobora kurebera umuntu ukora iki. Aramutse ari ubivuga nta nubwo ari bugena abitwa abanyabyaha, nubwo haba hari icyaha. Ubwo atari bo babigena rero, ntabwo ari bo bo kubivuga. Bibaye bihari inzego zabyemeza, ntabwo ari bo. Nkavuga nti niba binahari nimubahagarike, inzego zifite ububasha zibikore. Ariko bisa nkaho byoroshye, rimwe na rimwe ntibibura bimwe nkanabyihorera, bindi ntibinabe n'ibyo byose bihakaza harassment. Abandi baturiye mu ntagira umugabo, abandi batumufite cyangwa ntawagira niba ndi umupfakazi, niba ntarigeze umugabo sinzizi, ntabwo ujya bibona byinshi. Noneho nkibaza ubundi ntamufite. Iyo bavuga ko utagira umugabo kandi umufite bigenda bite? Hari icyo none se wabuze umurwayi wo mu mutwe baragusengera. Ubwo umugabo ntabwo imubabaza iyo abonye wenda umugore wawe. Urumva gushaka umugore nka Scovia cyangwa ugashaka umugabo nka Gerard, ngo hari ibintu witeguye kwakira. Ukabyakira utyo, rimwe na rimwe wenda akaza kandi ati noneho wumvisha ibi ngibi, ntabwo niba byinshi birasinjya byumva. Ntacyo biba bivuze rero, kuko urumva ibyo byose abantu bakabivuga, ariko ukavuga uti biratera impungenge, biragira bite. Ariko ikintu gihari, kubera ko tuba dufite akazi kenshi kadahagarara, kuba mu buzima buri bize rero birafasha. Bituma utekereza neza, urangiza poroje utekereza indi, ujya kuyirangiza umukiriya wa kabiri ahamagara, undi akubwira ati Scovia iyi nkuru urayumva ute, nkaba ndimo ndasoma dokima yampaye ngo nyisesengure. Nkaba mu buzima buri bize. Wavuze ko udashaka abantu bagutobera bizinesi bakayinjiramo kuko ntabwo wazi uko wayitangiye. Abariya abantu bavuga ugasanga bakwihaye, ntabwo bashobora kuba bakwinjira mu rugo rwawe bakaba barutoba kandi batazi uko warushinga. Hari ibintu ngewe nemera mbwira umuntu ngo afite uburenganzira bwo kuvuga ku cyo navuze cyose kandi akacyerekana ko navuze ibitari byo. Ubwo burenganzira bufite 100%. Ariko hari uburenganzira adafite, gukora icyaha kizi iwanjye, ubwo ntabwo afite. Kuntuka, kumparabika, umuryango wanjye sinzi uburyo bwo kuwusenya, ariko uko biri rwose byashingira kuntuka no kumparabika n'ibindi. Kandi ntabwo umuryango wanjye woroshye ku rwego rwo gusenywa n'umuntu tutazi iyo yakomotse ngo avuge. Ntacyo ibyo byagorana, keretse wenda afite nk'ikompora karasinzu tukagwira tugahiramo. Ariko ibindi byose ntabwo bishobora gusenya urugo rwawe. Ariko nabwo ntabwo aramutse aje mu buryo burimo mu by'amategeko ateganya nk'icyaha, ntabwo namwemera ko abyinira ku mbuga yanjye. Ntabwo bikunda. Urumva naba nimye akazi ribu ndayibwira ntuyu muntu usumukiriye wanjye nkamusuye. Nkabarangira aho abakiriya bari. Nta hantu umugabo wawe yageze kumva afite ubwoba bitewe n'ibyo abantu bakuvugaho? Byagorana ko nsubiza ibyari mu mutima we, ariko ubwe nta kintu gisanzwe. Njye nawe reka turaziranye, tumaranye igihe, tumaranye imyaka myinshi, ibaye nk'icumi. Imyaka 10 n'imyaka myinshi rubana n'umuntu ku buryo akuzi, aranzi, azi icyo nshobora gukora n'icyo ntakora. Azi ikintu gishobora kuba ari ishyano n'ikitaba ishyano kuri wowe. Azi buriya abantu iyo babana baba baziranye. Hari ibishobora no kuba abantu bamwe bakiheba nkababwira nti biriya agiye kuko iyi mihanda nyibaho, mwe nimutuzi, iki kibuga ni icyanjye, iki kirarangira. Ntabwo ntabwo uyu muriro ntushobora kwaka ngo icyumweru gishire urazima. Nti kandi ikibazo ninde ucanye, ucanye ibikenyeri biraza kuzima rero aho umuyaga uzira. Niki navuga ngo kigutera ishema mu mwuga wawe kuva wowe utangira no kugeza uyu munsi? Harimo ikintu cyiza gikomeye. Iyo umunyamakuru mugenzi wanjye arimo guserebura inkuru yanjye, urabona twe tuzi ko inkuru itarwa. Buriya abafana ku kibuga muri uwo mupira urabona agenda mfana Rutsiro, abantu barabizi. Ariko Rutsiro FC, reka da inkuba zese ni ku ivuko.
oya ntabwo ari iwacu ariko ni ikipe yacu urumva gufana se ubuse ko mufana Real mwari mwagera ni Kanombe aba wenda rero ntacyo kuko wenda irimo bene wabo nk'abantu iyo bafana za Real umuntu akaza ati ikipe yacu bayishe Real ntiyarayishyinguye Liverpool turi ku kiro cya Liverpool urumva noneho umuntu akaza akaba barango batsinze Liverpool wowe ubwawe nturabona na visa ijya Cameroon mbere y'uko ujya i Burayi njye nifaniriza iwacu ngo mfana Amavubi na Rutsiro urabibona hariya mu nshobora no gusanga mu byara wanjye amafaranga wahemba ashobora no guca hano akanguriramo agacupa n'amafaranga y'Ubwongereza nta kintu amariye urumva Scovia iyo rero ntuza yo kubamo ntacyo biba bitwaye kuri twe ubuzima buba bworoshye ariko buranakomeye burakomeye mu kazi kacu urabizi neza kugakora rero ni uko ugakora ugakunze kagamije neza ikintera ishema rero gikomeye umunyamakuru mugenzi wanjye kumbwira ngo inkuru nari ngoye urugero rw'amakipe umukinnyi arimo kuvuga ngo mugenzi we akina neza bigavugwa n'umukinnyi mukuru cyangwa muto akavuga ati ariko gera adakina neza hari icyo kintu ndagikunda kiraryoshye hashize iminsi myinshi umuntu witwa Anne Marie niwe mwiza abantu baramuzi n'umunyamakuru mugenzi wacu akanka ati ko kudasohora ikiganiro ati neza ngiye gusara ndabitegereje ntikiheze ati ndabizi ikiganiro nicyo nshaka kumva umunyamakuru mugenzi wawe arimo gushaka ikiganiro rimwe na rimwe sinzi niba banagishaka kuri urwo rwego ariko kuntera murari biraryoha ikindi kintu kiba giteye ishema ku mwuga ni ukuba abanyamakuru b'abana batoya bari mu ishuri nigeze njya rimwe mu ishuri rya kaminuza abanyeshuri biga muri kaminuza itangazamakuru kumva hari ibibazo bafite by'amatsiko byinshi byo kukubaza kandi ugiye kukubaza wese ukabona amarangamutima yamutwaye y'ukuntu yishimira kuri wowe nk'abantu ubwo ari umunyamakuru w'umwana binteye ishema ariko mfite inshingano zo gutuma abona bya bindi yitaga byiza bitandimbura noneho kugira ngo azavuga ati byanga bikunda uzi impamvu nguma nsubira muri Solange yakoze itangazamakuru kuri leta ebyiri kandi zifite imiyoborere inyuranye imwe yica indi igabura izo mbara zikorera no kugeza uyu munsi ntekereza ko niba umunyamakuru arimo kubona ndimo gukora inkuru zanjye akazajya cyangwa mu myaka nka 50 akumva Scovia ndi kuri radiyo wenda nzaba naniwe ntakibasha kuzamuka imisozi ariko akumva ndi mu kiganiro mu gitondo akumva saa sita ndi mu bindi nyine ndacyari umunyamakuru ibyo bintu ndabyishimira njya natekereza ko Imana kuko inshuro nyinshi ihaza kwifuza kwacu yazandinda kugira undi mwuga nkora nkasaza ndi umunyamakuru nicyo kintu ushaka cyane ibyo nibigutera nagikora mu buryo butandukanye ariko nkaguma ndi umunyamakuru singira undi mwuga njya gukora kuko dufite ikibazo gikomeye umunyamakuru umaze gukura aragenda ese umwuga wacu koko ntukeneye umunyamakuru mukuru ese koko mu mwuga wacu ntihakeneye ko abantu bagana ku bintu by'abantu bakuru icyo gihe rero umaze gukura Gerard akagenda Scovia akagenda hakaza abandi bajya kubitegereza batangiye kuba batagiye gushishoza nawe akagenda umwuga wacu waba ari pepenyeri ntabwo waba ukiri umwuga wubatse ntekereza ko Imana ibimfashijemo n'abantu ntibandeviye byanze kuza dukomeze tukubeho mumbeho abafana munkomeze mumbeho ikindi kintu kiryoha ni gukora umuntu aba afite imbaraga nyinshi umuryango ni ikintu gikomeye kubagize umugisha wo kubyara ni ikintu gikomeye uba ufite impamvu zirenze ibihumbi zo gukora iyo uri umubyeyi umubyeyi nka mama numva nyine mvuga ngo nkwiye kuba hakaba hari umunsi wizira we n'umwana wanjye yishimira yavuga ati nitwa runaka ati papa wanjye yitwa runaka mama wanjye ni Scovia Scovia nari nzi se yego ntekereza ko kandi uwo muntu umubaza icyo akamubaza yishimira ko ari umwana wanjye biraryoshye kandi ni intambara tugomba kurwana kugira ngo ntibizire hano dufite ibikomere by'abana badashaka kuvuga imiryango yabo icyo kintu iyo utarwanye wisanga nyine hari waguye hahandi dukwiye twese gutinya umuntu udatinya kuba ujye umenya ko adahagaze Scovia niki cyagushimishije mu buzima n'uyu munsi ujya uvuga uti byanze kunze iki kintu nzahora nkishimye bwite kuvuga mu mirimo ariko mu kintu cya mbere nabonye nkumva umutima wanjye wishimye ibyishimo ntateganyaga umunsi mbona umwana nabyaye kwa kundi tujya mu byumba aho tubyarira ntari kumwe na papa w'umwana ntabwo yari muri icyo cyumba
ariko nyine mu bantu bose umwana wanjye baramureba ubavuye ku ishuri cyangwa harabura amasaha make ngo aveyo nimugoroba, ariko ndi mu bantu bazi ngo bamubonye. Byari ibintu biryoshye kuri jyewe kuvuga ngo Scovia, urumva iyo umuntu ajya kwivuga haba hari inzira ndende jyewe waciyemo kugeza umunsi, noneho uyu munsi ngiye guhamagarwa izina mama. Kabone n'ubwo wa mwana atari wampamagaye umunsi wa mbere, ariko n'umwana ufashe iminwe mu rugo agatangira kuko ataramenya izina ry'umwana akanyita mama bebe, izina mama rikaza kuri jyewe. Wararize wabunze amarira mu maso? Ndibuka hari tariki 4 z'ukwezi kwa 7 mu cyumba nyine hano abadamu babyarira harimo screen nini. Icyo gihe hari hakiba karasisi kuri stade ko kwibohora. Tariki 4 z'ukwa 7 turimo dukurikira, ndabyibuka nagiye kubyara nsize perezida avuga atarasoza. Ariko nanicaye amakuru burya mbanyakurikira. Nabyaye ndi ku makuru. Uri amakuru. Ndimo numva ibyo avuga, abasirikare barangiye. Icyo gihe hari abaperezida benshi baje bari gutanga imidari. Nasize bamaze gutanga imidari n'ibindi agiye kuvuga ijambo. Atangiye kuvuga nagiye kubyara. Ndavuga ngo ibyo bintu byaranshimishije bintera ikiniga. Kandi uwo mwana yari umwana munini, muganga yari yiteguye ko ntari bumubyare mu buryo buri normal, atungurwa nuko bibaye nomo. Nabyaye umwana mwiza w'umuhungu. Icyo gihe yari inzu abantu bari bazi ngo ni umukobwa, yaje kurangira atakiriyo. Yarancitse. Narabikunze, ndabyishimira. Uyu munsi kuba nitwa mama, mvuka ku wundi mubyeyi, yumva ikintu cyiza kiryoshye kuri jye kigushimisha. Cya kabiri ni uko uyu munsi umuvandimwe wanjye, abavandimwe banjye batoya cyangwa n'abakuru, nyine uyu munsi papa akiriho, tutabasha kumubwira ngo duhe twese uko tungana, dushobora kumuguriraho tukagira icyo tumuha. Kabone n'ubwo yaba agishaka cyangwa atagishaka, ariko tukakimuha yacyifuje cyangwa se atanagikeneye, twumva dutegetswe cyangwa izo nshingano. Biri mu bintu rero binshimisha kuba mfite umuryango urimo abana banjye n'umugabo n'ababashamikiyeho. Nkaba ndi umubyeyi, bahamagara ababyeyi nkitaba, ikintu kiryoshye. Kandi navuga ngo hari benshi baba bakifuza, ariko nyine Imana itangira kwitwa iryo zina. Ni iki cyakubaje kurenza ibindi byose? Hashize ubu ntabwo kikimbabaza, ariko cyarambabazaga. Iyo umuntu atangiye kuba umukobwa w'inkumi, yumva akeneye kuba afite umubyeyi nka mama. Ku ruhande wumva hari amatsiko y'ibintu wabaza, wumva hari utuntu. Icyo kintu kirababaza, ariko meze nk'uri kwa muganga. Kwa muganga ujyayo uzi ngo warembye. Nigeze njyana rimwe umwana wanjye kwa muganga yagize umuriro, ntabwo ngira abana barwara. Byangwe nabwo mperukayo, genda muhetse numva afite umuriro, ko ntabwo ari ibintu bisanzwe, nabwo umwana akize umuriro. Numva ntabwo bisanzwe kuri twe. Ndamujyana, yari akiri muto. Mpageze nsanga noneho hari abagiye nko gupfa. Aho kugira ngo noneho njye mbwira muganga ngo ngwino ndebere umwana, ntangira koza ntari umuntu azana umwana urembye nk'uyu mukicara. Kandi nawe uzanye iwawe. Wanjye ndacyamuhetse umugongo, noneho nkajya ntunganira abari hariya. Icyo kintu rero nkibutse ko kimbabaje ko ntafite mama, ariko ndagaruka nkavuga ngo ese Gerard wafite nde? Ntafite mama, ntafite papa, nta muvandimwe. By the way, harimo utaza ahakomoka. Ibyo bize rero njyewe numva bisa nka gatonyanga ndari mu nyanja ingana n'ikiyaga. Bituma nyine numva ari ibintu bisanzwe, ariko biraryana. Kwakira icyo kintu ntabwo byakugoye? Kwakira icyo kintu? Oya, ntabwo. Twakuriye mu rukundo rwa papa rwinshi na mukuru wacu, rwari rwinshi, ku buryo icyo kintu cyambabazaga nk'uko ntamubona, ariko ntikimbabaze nk'aho nakomerekejwe n'abankikije. Navuga ngo kirakomeye, ariko ntabwo gikomeye cyane. Ntabwo gikomeye cyane pe. Ugereranyije n'uwabaga adafite urukundo rwa papa, adafite urwa nyina waba adafite. Twe twari dufite urukundo rw'abo bantu bandi badukikije. Hakaba hako nuko kutabona mama, ugatangira kubitekereza uri mukuru. Wumva nyine abandi bantu bafite ba mama. Mukuru wacu niwe ari mama wacu. Uko imyaka ihita nkajya ngenda mbona bidakunda, bitashoboka ko yatubyara. Finally ndabimenye. Mama yitabye Imana turi batoya, turi bato mu kigero cyanjye. Cyokora ajya bisurangiza nkaho imubona, no gutamuko uko nkura kubera amafoto n'abandi bantu igenda irushaho kumubona. Ariko mu myaka yacu mitoya ntitwashoboraga kumenya ngo ninde. Inyuma yanjye hari abandi bantu batoya. Icyo kintu rero cyari ikintu kigoye, ariko mukuru wacu tukabona ni mama, ku myaka ye tukabona si mama. Kugeza ubu barabizi ko atari mama. Scovia,
ni irihe kosa ugeze gukora ukiri umwana muto cyane ujya usubiza amaso inyuma n'uyu munsi ukiseka? Amakosa aba ari menshi kandi dukora amakosa menshi, nubwo abana bacu tubahatira kudakora amakosa nibyo. Ntekereza ko natwe kuba turi abo turi bo haba harimo amakosa ashingiye baduhanye bakadutwaza imbaraga nyinshi kugira ngo amakosa tuyakosore. Ikosa rikomeye ryatumye papa wanjye arakara uburakari bwinshi, ni ukuva aho narindi bisanzwe nkajya ku muvandimwe wacu nyine kwa bene wacu nkaharara. Icyaha gikomeye numva mbona nasaba uruhushya, nagiye mba numva namubanza kumumenyesha ko ndibuge kwa ntunze. Aba ari amakosa menshi abana dukora, hari n'ayo ukora ukibaza uti ntabwo wayakora, ariko amakosa yo tuyakora. Ni ihe mico itatu wikunda? Simbizi niba ari byo, ariko nkunda ko ngira imbaraga z'umubiri. Ndabikunda ko ngira imbaraga cyane, buriya bya bindi umuntu avuga ngo ntagira umwanya. Ikintu natekereje gukora nyiburira umwanya, nta kintu ndatekereza gukora ngo ntiburire umwanya. Ibyo bintu ndabikunda. Icya kabiri nkunda nikundira, ntazi uko bigenda, nisanga nyine umuntu twabanye dusanzwe dufite icyo duhuriyeho, numva nyine nirekuye, ntazi kwikanga ngo nze hano niba hano hari abakomeye mbisingwire ntangire kwiyumanganya ukuntu. Oya, nimusanga babangamiye muransohora, ariko jemba uko mbayeho kwiyumanganya, kwanga ko abantu bamenya uko meze. Ndabyikunda kuko mbona bitantera stress. Ukuntu umuntu arwana amakamba ati hariya babigenza bati havaho babimbye, ariko sinshaka kumara amasegonda ntuje, birangira nyine ngarutse nkaba uwo ndiwe. Icyo kintu ndacyikundira. Nshobora kuba n'ikindi gihari cyangwa atari cyo, simbizi, wenda nk'abavandimwe abo tubana nibo baba batanga buhamya, ariko hari igihe mbira nkagira ngo niko biri, nzi kurwana ishyaka rifite inyungu cyangwa ritayifite. Nyine umuntu nisanze ndi burwana ishyaka. Urayirwana kabisa. Imico ntabwo njya ntanga ibintu. Imico itatu utikundira wumva uti kino kintu cyananiye kugikora muri iki? Kiriya kintu ndacyanga nacyo, numva nyanga abanyarwanda baragikunda. Kudahisha, urabona nk'ubu hakaba hari ibintu nanze nyine simbihishe, kandi ugasanga wenda abandi bari undi batera bari mubireke kuri si byari ngombwa. Icyo kintu nacyo hari ukuntu numva nkaba gasagenda bite ngo musange ntatangaza uko niyumva. Nawo n'impuza ni opposite ya cya kinini nikundira cyo kwisanzura, ariko nyine nanone hari igihe bikora bikabangamira abandi, ugasanga ntabwo ari cyo. Ikindi kintu rimwe na rimwe kudahunga nabyo ni bibi, kutaba umunyabwoba byandi bavugaga. Hari igihe bishobora kugushyira muri risike rimwe na rimwe, wumva wenda uri no mukuru ariko bikaba byazana risike. Naho ni ikintu kibi umuntu aba afite, ariko nanone iyo kirimo gukora aho gikenewe kikaba karite. Ariko nacyo ni impuza, ni ikindi kintu kibi. Sinzi niba kino kintu nacyo ari kibi. Ntabwo nzi kurakara kuva nka mu gitondo ngo ngeze nka saa sita. Ubikesha iki? Ntabwo mbizi, nisanga nyine niba hari ibintu tutumvikanyeho nkabikubwira bikanarangira, ku buryo umuntu wasize tutumvikana agarutse udashobora kumenya ko icyo kiri positive ari njye nawe. Ndabyiyangira nabyo. Urabyiyangira nabyo? Kubera ko kutabasha kudatuma umuntu yumva ko icyo yankoreye ikibi ngo bibeho bimara iminsi. Umuntu arandakaza ariko nkumva nyine nkisanga birangiye. Ni derura umudo wawe ikitegerezo cyawe? Njya nibuka rimwe Perezida Kagame ari muri Petit Stade bari batarubaka arena, urubyiruko rwaje n'abandi. Uwo munsi yavuze igifaransa, avuga ngo abwira abajene ngo iyo ndi hano ngo naremye inama n'abandi baperezida ngo nkora ibishoboka ngo nzajye kuri table d'honneur. Ibyo njya mbivuga n'umugabo wanjye, hari igihe tuba dufite nk'akantu nkavuga nti ntabwo wemera ko nagiye kuri table d'honneur, ati hariya wari uri. Ni ukuvuga ngo cyangwa nkajyayo nkavuga ntubundi agiye utaha nzayijyaho. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kuvuga ngo ninde tureberaho, biba bigoye ushobora kurebera ku muntu ibintu byose, ariko nk'iyo table d'honneur mba narayikuye hariya, nkagaruka nkavuga ngo kuki mushiki wabo ari kuri red carpet, nkagaruka nkibaza ngo kuki, ngo ndimo ndavuga abiwacu, nkagaruka nkavuga ngo kuki
Ingabire Marie Immaculée yatangiye ari umunyamakuru ukora inkuru z'imvaho na Orenforo n'ibindi. Uyu munsi noneho umwiherero watangira perezida akabaza ati Ingabire arihe ngo aza ababwiza ukuri kuki mumusiga, ukagaruka ukavuga uti Solange yabaye mu bihe muri leta yatsinzwe n'iriho, abo bantu bombi hakaba ntawamutumyeho mu rukiko cyangwa muri gacaca. Nyine abo bantu bose nkagenda nkusanyaho. Numvisemo amazina ya Perezida Paul Kagame, imvugo ze numvisemo izina rya Louise Mushikiwabo, numvamo izina rya Ingabire Marie Immaculée ndetse n'izina rya Solange Ayano. Abo ni abantu bane bakomeye mu buzima bwawe ku byo bakora, yes, ku byo bakora, bafite byinshi bakora. Nari mvuze Solange Ayano usibye no kuba ari umunyamakuru mwiza w'icyo gihe, ni umugore w'imbaraga uzi gushaka amafaranga, ushaka amafaranga ku rwego ruto nk'urwo turiho, agashugurika agateranya finally akagira icyo acyura mu bintu byo gushugurika. Urumva mushiki wabo ntabwo ari mu bashugurika, Perezida Kagame ntashugurika, Ingabire wenda nawe ntagishugurika amafaranga, ariko Solange arashugurika. Ubwo iyo mishugurikire ye rero nubwo wenda afite ibyo afite, ariko bituma tubona imbaraga umuntu akorana. Ushobora kuba ntakora nk'ibyo bakora, ushobora kuba ntajya ku mwanya wabo, ariko hari ibyo bafite nakoresha mu mwanya ndimo bikagutunga. Wavuze kuri Perezida Paul Kagame, iyo uhagaze uri kubaza ikibazo Perezida Paul Kagame wumva bimeze gute? Iki kibazo uko duhura cy'imbazo sinzi niba ari cyo kibazo gikomeye ugira, ariko mubaza mu buryo butandukanye n'undi muntu, kubera ko perezida ntabwo ari umuntu ukomeye. Ushobora kubaza mu buryo budafite ikinyabupfura ukariswa kudasubiramo. Ushobora kubaza ikibazo kiri bushyire ataburira igisubizo, ariko gituma haboneka hasabwa ibisobanuro byinshi. Yongeye kubaza ikibazo ibyo bintu byo ndareba igisubizo afitiye ibisobanuro, nubwo nicyo cyitwa ko gikomeye nabyo arabifite, ariko bidasaba ko biza kuba byinshi bigatuma avuga aduha ibyo bitanakwiye. Kuko buri kintu abantu batazi, ntabwo ibintu byose bihari ari ngombwa ko tubimenya. Hari ibintu hano umenya ari ukuri bikagutesha umutwe, hari n'ibyo baguhisha bakaba baguhaye umudendezo. Mucyo gato, perezida ntabwo ari umusanzu byanze kunze tubyemeye cyangwa tubireke. Usibye n'uwa Repubulika n'uwa koperative aratuzonga. Perezida ntabwo ari umuntu usanzwe. N'ejo bundi muri press conference wari urimo wabaje n'ikibazo n'ibibazo bye biratrendinga byanze bikunze ku masocial media kuri za YouTube, anonse ibyo bibana nawe abantu bagahita bayifata bakayishyira iwabo. Hari ntabwo yagize kuri table d'honneur ukimara gusohoka, hariya wumvise nawe warageze kuri table d'honneur. Uko biri kose njya ntera urwenya ngira ngo iwacu naho undi muntu wajya muri perezidansi usibye njye. Iyo ni table d'honneur. Ariko bashobora kuba bari nayo niyo. Uretse no kwa perezida no kwa minisitiri w'intebe nayo niyo. No kwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga nayo niyo. No kuba ari njye wazanye inkuru yo mu Ventura nayo niyo. Ahubwo wowe utekereza table d'honneur iryari. Ariko iriya yo niyo. Kuba nshobora kujya mu kiganiro habonerwa n'umwanya niyo. Ahubwo no kwibaza ngo iyo nyibonye nkoresha iki cyambere ni ukubaza ikibazo rusange. Kwiga kubaza ikibazo rusange. Apana kubaza ikibazo Gerard yagiranye na Scoville. Icyo ni ikibazo dukwiye kubaza mu mudugudu. Ko mudugudu aravuga ati ndamuza amazi y'imvura aturuka kwa Scoville akagonga kwa Gerard, nayo nabwiye mutwara sibo ngo bateme umuferege. Nguvuga ngo ni ukubanza kubaka icyo. By the way abantu baranavuze bati Scoville ko wavuze ko ufite ibibazo ukabaza kimwe. Umwe mu bantu utari umunyamakuru aranandika ati yari afite ubwo bukini yakibagirwa. Kanemere ko nanakibagirwa. Ariko ubwo navuga ngo mfite bibiri, wibuka ko maze kubaza amaze kunsubiza perezida, undi muntu yabanitse perezida akavuga ngo nari nzi ko icyo ari cyo cyanyuma. Abantu barabyibuka. Ubwo navuga ngo mfite bibiri, iyo situation narayisomye ko abantu basa nkaho bazi ko dushoje. Guma rero gukurura nigira inama ndavuga ngo kanyihorere. Mbaze kimwe kuko nteganya. Ntabwo agize ubwoba koko. Ntabwo nari namaze y'amasaha abiri, keretse wenda nk'iyo mba ndimo gukata mu kayira ndi hariya nkaba mpuye nawe. Ntari nzi ko ari buhaze, nari bumwikanga. Ariko yaje nzi ko abizi. Twageze aho tujya no muri pause ndagaruka. Urumva n'ubwo waba ufite bwarashize. Of course yes. Reka dusubize ku kintu kimwe. Tuganira kare wambwiye ko udakunda kwibuka. Kubera iki? Bitwara igihe. Kandi ntacyo bifasha. Ababikunda babikomeze kandi bafite n'igihe. Ikindi utazi sinya mpa gusokoza ngo imisatsi biri hano. Kwa kunda abagore dusokoza imisatsi. Uhenge kuko utya.
kubera ko nk'ubu tuvugana uyu muyaga ugahuma umusatsi wawe kuba waje niyo ngufashe nkashaka kuwusubiza inyuma y'ugutwi ntakaza ntuza y'ibyo natekereza byanga hari akavaho ni nka kwa kundi umuntu yambara umwenda umufashe akaguma ashaka kuwiyegeranyaho uriya muntu iyo arimo kubikora byanga bikunda hari akantu kaba karimo gutakara ko icyo yakoraga biriya bintu nabyisize nta kintu bintwaye hari n'igihe njya mu bukwe bakansiga rwose ariko urumva nabyutse umunsi ariko wa gatandatu ndajya mu bukwe ngomba kuba nsa neza ngomba gusokoza umusatsi ariko uko nasokoza kose ujya inyuma ibintu bikuvanga mu maso ibintu binkora mu maso nambaye iherena ku buryo riri bukora aha nshobora kunkoraho nkarijugunya ahubwo niryo uzarikure ntabwo narikura kuko ntabwo ibiryo ni ritoya sindyuka rito nta kibazo abantu iyo risize ubona basa neza wowe gukunda se gusa neza kuriya kwa makiyaje guhindure reka mvuge ko ntabikunda ntabwo bikunda kuko sinabizi umunsi uzabona mbifite haba hari uwabinshyizeho njyewe ubwanjye sinabasha kubyishyiraho icya kabiri kubera ko ntayibonera umwanya nanga ko abantu bambona uyu munsi nisize mu kanya bakambona nsa nk'ukugira ngo mvuye muri dushe mu kanya bakambona mbira icyuya mba nshaka ngo abantu bamenyere bakumenye uri naturel ariko hari ibyo tugomba gukora nanone gusa neza ni byiza ababikora ababifitiye umwanya kandi ababizi nanjye mbaye mbizi ntabwo byajya bintwara nk'iminota itarenze 5 ntajya mbyikorera ariko kuzategereza gushaka Gerard nkagaruka kanshyiriraho rimwe nkamubura ntabwo uteganya kubyiga mu bintu ndimo nshaka kwiga ntibirimo ntabwo birimo pe ntajya umugabo yigeze gusaba ko wajya ushyira ka makiyaje hakuna abagabo burya ngo bajye batera stress abagore iyo ntabwo yakunda iyo stress yakunda pe bisa nkaho ntabwo ngira ngo uwanjye ashobora kuba atabyanga ariko atanabikunda cyangwa akavuga ati uyu muntu namubonye ari uko reka mfatire siko bibakoze cyane kubana natwe mu kiganiro twishimiye kuduha ikiganiro first of all no kujya kuri ofisi yawe urakoze urakoze nawe kuduha uyu mwanya nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za apartment umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 337 8096.